ikaze bakunzi ba Sweet Home, reka twongere twishimire kuba turi kumwe namwe kandi reka twongere twishimire ko mudukurikirana amanywa n'ijoro, dushimira buri wese wakoze subscribe kuri channel yacu, ukomeje kugenda abona ibyiza byinshi byubaka umuryango nyarwanda cyangwa byubaka society nyarwanda, our home our proud. Utarakora subscribe, kora ukazogera ngo ujye ubona ibiganiro uko bigenda bikurikirana, ndakubwira ngo uri gucikwa kandi uri gomba. Kuri uyu munsi rero ngarukanye n'abasore ariko muri beza pe. Murakoze. Ara umusore afite suna. Abatazo kwibwira urakoze cyane kuduha ikaze. Amazina yanjye ni Twaganiriye David, ubundi bakunda kunyita Beckham. Niyo mazina yanjye ndacyari umusore Beckham. Abandi Rwanda ho umukobwa mwiza, ariko ndabona muri kurebana ukuntu abari ukuntu mwajyanishije ku myenda yeru. Mwabari hafi kudusobanurira neza. Watwibwira mushiki wacu. Murakoze, nitwa Dudu Ariane. Dudu Ariane. Dudu naka akeye nako. Ni izina nkoranye naryo. Dudu Beckham. Wow. Twishimiye kuba turi kumwe kuri Sweet Home kandi twishimiye kuba tugiye kugirana ikiganiro kitaza kuba kirekire, ariko turifuza yuko nk'abasore n'inkumi tugiye kuba twatanga umusanzu mu kubaka umuryango nk'uko mwaje kuri Sweet Home, our home our proud. Reka rero dutangire mbabaza ikibazo gitandukanye nabo muri bo. Ndi kubabona muri abasore ariko ngiye kubabaza ikibazo kijyanye n'icy'ababyeyi. Tubaje ikijyanye n'icy'abasore. Impamvu nshaka kubaza ikibazo cyerekeye ku babyeyi nuko byanze bikunze mwakuriye mu miryango, muzi uburyo imiryango ibayeho, muzi uburyo umwana akorera mu muryango agakora kugeza aho ageze, nkaho ugeze Beckham cyangwa nkaho Dudu ageze. Ikibazo cyamubaza cyangwa ngiye kubariza hamwe muri rusange kiragira kiti: uruhare rw'umubyeyi mu gutegura hazaza h'umwana we mubona ari uruhe? Uruhare rw'umubyeyi mu gutegura umwana we ahazaza h'umwana we kuri uwo mubyeyi. Dudu umeze neza? Ndashima. Akangwe promotion bazi umusuza rero, ariko ubundi yanze kunsuhuza. Uraho neza? Guhobe. Ubundi se yambi yatinya abakobwa bitese. Erega abakobwa ntabwo tubatinya ahubwo turabubaha cyane, noneho ndikubona afitemo ubwitonzi bwishi. Ndikugira niga kwitonda muri kara agaciyemo tujye imbere. Hano batubaje ikibazo cyiza: uruhare rw'umubyeyi ku mwana we. Uruhare rw'umubyeyi ku mwana. Uruhare rw'umubyeyi gutegura hazaza h'umwana. Gutegura hazaza h'umwana we. Kumenya ngo mfutinze umusore wawe. Ega buriya utujyanye muri topic tutari twiteze, twatuzi ko tugiye kwivugira amakuru yandasanzwe. Ntagiye guhahamuka, ariko nanone nshimishwa nuko nzaba umubyeyi w'ejo hazaza, kandi nzi neza ko nzamutegura neza nshingiye ku byo nabonye ku babyeyi cyangwa ibyo mbona mu miryango itandukanye. Mbere yuko ubanza kugira gutekereza iterambere ry'umwana, wabanza ukibaza ngo ubundi uyu mwana mfite uje mu muryango n'urwo nguko duhawe, ubundi aturutse hehe? Uyu mwana aturutse hehe? Dudu. Karam. Beckham ari gusa nkaho azaramo filozofi nyinshi cyane. Umva handi hantu ahisa tujyana ku kibazo cya mbere tugomba kwibaza: ese uyu mwana tubonye mu muryango, uyu mwana mbonye, ubundi ndibaza aturutse hehe ubundi mbere yuko tumuteganyiriza ahazaza kugira ngo azajye hazaza heza. Abana baturuka he? Wasubiza ubundi uwo mwana Habyarimana. Imana nitanga urubyaro. Gushaka kuvuga yuko uwo mwana ubwo yaba atanzwe n'Imana. Ngiye niko navuga. Yaba avutse mu buryo ubishaka utabishaka, ariko ubundi wabigizemo uruhare cyangwa utarugizemo. Ariko Dudu ahandi harashaka kutujyana. None kera hari igihe twajyaga tuvuga cyangwa wasangaga mu miryango bavuga ngo Habyarimana
Harerimana, Hakuzimana. Ariko nari twigisha ibitekerezo cyane naho reka tubanze tumwumve. Ushatse kuvuga oya icyo ntabwo abantu. ndibuvuge ngo Hakuzimana. Okay, ni nayo ikuza nibyo. Imana hejuru ya byose, sibyo? Nemera ko urubyaro ari umwandungu uturuka ku Mana, niko ntabwo n'umusomyi cyane wa Bibiliya ariko niko Bibiliya ivuga. Ni umwanda uturuka hehe ku Uwiteka. Rero ngewe ngenzi ko umwana aturuka ku Mana. None se niyo mpamvu uze ngo Harerimana, Habyarimana, Habyarimana. Okay, aho kuhatinda kuko birumvikana. Ahubwo hari akantu utambitsemo kavuga ngo umwana yaba avutse mu buryo ushaka cyangwa se mu buryo udashaka. Wagizemo uruhare cyangwa utarugize. Wagizemo uruhare cyangwa se utagizemo uruhare. Ugize ikibazo ni gute waba utagizemo uruhare cyangwa se umwana yaba avutse utabishaka. Wadufasha kugira ngo dusobanukirwe aho ngaho, noneho tujye biradufasha kwinjira mu guteganyiriza uwo mwana, yaba yaje wabigizemo uruhare cyangwa se utabigizemo uruhare, kuko bose byanga bikunde ni abana. David, ubwo iyo yaba ari topic wenda ndende, sibyo? Ariko tuyivunaguye, sibyo? Uko tuganira hano tuba no mu karere, tuba mu isi ifite ubusa bwinshi, sibyo? Ifite ubusa bwinshi. Ubusa bwinshi ntabwo ari ubusa bw'ubusa bwo kwambara ubusa, ubusa bwo gusa. Irasa cyane. Byinshi bishobora kudasa ariko ifite ubusa bwinshi. Byonyine n'amateka y'igihugu cyacu, amateka y'imibereho yacu cyangwa se amateka y'isi ya none, sibyo? Hari ababyeyi bafite abana babyaye igihe kigeze, sibyo? Mu buryo bwemewe, sibyo? Hari n'ababyeyi babaye ababyeyi imburagihe, babigizemo uruhare cyangwa batabigizemo uruhare, babishaka cyangwa se batanabishaka, ariko abo bose bavuka muri ubwo buryo, bose ni abana. Kandi nemera ko umuntu ajya kubaho Imana yo ibimuzi, sibyo? Kuko Imana imenya itangiro mu iherezo, niko numva. Bose abo bana bose bavuka mu buryo bwiza cyangwa bukwiriye cyangwa budakwiriye, reka ko mbivuga, sibyo? Buboneye cyangwa butaboneye, bose ni umwanda uturuka ku Mana. Yego. Duduri kumva neza icyo ashaka kuvuga. Ubundi kugira ngo umwana aboneke byanze bikunze tuzi yuko habonekaho kuryamana k'umugabo n'umugore. Yego. Kuryamana k'umugabo n'umugore reka tubivuge mu mazina yabyo kugira ngo dukore mu rujijo abantu. Hari abaryamana mu buryo bwemewe n'amategeko, bagiye ku murenge bakajya no kwa pasiteri bakabashyingira, bakubaka umuryango n'umuryango umwe tubonye kandi wemewe wo kunguka urubyaro ari rwo umwana. Yego. Uwo n'umwana wakuriye mu muryango umwe Dudu ari kuvuga. Ariko akongera akavuga ngo hari abandi bana bavuka mu bundi buryo butaciye muri izo nzira, kera bagiraga n'izina babitaga. Yego. Abenshi bararizi. Noneho muri ubwo buryo uwo mwana niwe wavutse muri izo nzira, nawe yitwa umwana, kandi byanze bikunze afite papa we na mama we. None muri uwo umwana wavutse muri iyo miryango yombi, tugiye kwibaza uruhare rw'umubyeyi. Si twita ngo ni bandi bashyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa ni bandi wavutse mu buryo butemewe n'amategeko, ahubwo no tugiye kwibaza uruhare mu gutegura ejo hazaza h'uwo mwana. Ni uruhe ku mubyeyi? Icyo mbona cyo twamaze kubona aho uwo mwana yaturutse, sibyo? Twanahabonye. Noneho ubundi urumva uwo mwana yateganyirizwa ate kugira ngo azagire ejo heza, nawe azubaka umuryango mwiza. Byanga bikunde twakuriye mu miryango, kandi rimwe na rimwe turanirera, hajye dukura twirera.
reka buriya natwe turi ababyeyi mu buryo umwe cyangwa ubundi cyane rwose. ntabwo njye ndivuze ntabwo mbizi wowe Urabizi niba ko ariko nawe bimeze. njya nkurera. nawe ujya undera noneho mwagiye mubivuza imbere ya kamera Turabivuze. mujya muhera. tubisize hanze Oya ntabwo turerana n'injye ujya umurera. we arandera nanjye ubu ndi umwana uri umwana we. ariko njyewe se nanjye nkakurera. Oya usa ngo urandira. Ndakurera sibyo. Okay, murakoze. Ubwo byanze bikunze habaho kurerana. habaho kurera reka tubyanze uko ngo twikomeze Habayeho kurerana. kwihutisha igihe. ya rero uyu mwana ubundi kugira ngo agire ejo ahazaza umubyeyi aba agomba gutekereza agatekereza imbere hagutse cyane. Ubundi uyu mwana nabashije kubona mu muryango, ese ni wa mwana uzabasha kugira ejo heza umubyeyi mbigizemo uruhare? Iyo tugiye mu mikurire y'umwana hari imyaka umwana abamo akitabwaho n'ababyeyi, hari imyaka umwana ageramo akaba ageze kuri rwa rwego noneho rwo kuba akitabwaho n'ababyeyi ariko akanifatira nawe akagira uruhare mu buzima bwe bwo kwifatira imyanzuro agatangira kwitaho. Hari amakuru waba ubifiteho nk'umuntu undera? Urugero urabona ndi mukuru nyine umaze kunkuza, ariko nawe ukurikije uko nagiye nkurera watanga igitekerezo, ariko nta kibazo njye reka yenda mvuge njye uko mbyumva. Umubyeyi uruhare umubyeyi ku hazaza h'umwana we, cya mbere numva ngo uwariye neza n'ubundi agira ubuzima bwiza, sibyo? Umwana wamugaburiye, sibyo, ukamuha uburere bumeze bute? Buvuge uburere ni gute? Uburere ni ubu uziko uburere ari bwinshi, ni burebure ntiwaburangiza, ariko harimo uburere, harimo bukubiye mu navuga ngo ukira. wari umaze kuvuga kumugenera kumushakira amafunguro, icyo ni kimwe. nkavuga nk'ubw'iwacu ngewe bampaye, barangaburiye ibyo bari bafite, sibyo? Yego. Banyigishije iyobokamana, ibyo bari bazi, sibyo? Banjyanye ku ishuri, banyigishije gukunda abantu, yego, no kubaha, gukunda abantu muri rusange, kugira ubumuntu, kubanira abantu neza igihe cyose bishoboka. Nubwo hari aho ngera nyine ariko barabinyigishije. Urakoze, utanze ingero nziza. N'ubundi ababyeyi nibyo bintu bakunda gufashisha abana, kandi twese niko tubibona, niko twagiye tubyiruka. Ariko usibye kuba batwigisha gukundana, iyobokamana, gukunda abantu muri rusange, bakatujyana ku ishuri, bakatumenyera imyambaro, ibyo ni byiza ku mubyeyi, ni inshingano z'umubyeyi. Ariko nyuma y'ibyo y'ubwo buzima bwose hari ikindi umubyeyi aba agomba guteganyiriza umwana bijyanye n'ejo hazaza. Kandi urabyimenyera ntabwo simbizi aho ababyeyi bakugejeje wenda kugira ngo uvuge ko ahandi ubyimenyera. Aho ushobora kubyimenyera ni hahandi ukwiye guhuza ubuzima ababyeyi baguteganyirije ukabuhuza no muri cya gihe ugezemo cyo kwifatira imyanzuro, ugahera kuri fondasiyo. Reka twe kujya kure. Hari ukuntu umuntu avuka mu muryango mwiza, umuntu akavuka mu muryango mwiza, umwana akabaho ubuzima afashwa n'ababyeyi bwa bundi bwose bavuze, bakamukorera, bakamusevingira. Umwana yazageza muri cya gihe cyo gushaka, umwana akavuga ati ngiriya konti yawe mwana wacu, bamuriye amashuri meza, arashoje, abonye akazi keza, ariko bakaba baramuteganyirije, baramusevingi, bamwereka ati ngiyi konti yawe izakubeshaho. Burya uwo mwana ababyeyi baba baramuteguriye neza, bamujyanye mu mashuri, ni byiza, baramurihirira, ariga, agezeho, aracutse, abonye n'akazi. Ariko nyuma y'ibyo ababyeyi baramuteganyirije hehe? Ku ruhande baramucukije, avuga ati mwana
ugeze aho wifatiye icyemezo, ugeze aho uba umugabo, ugeze aho ukwiye gushinga urugo, ngakariya n'akandi gaseke twaguteganyirije. Aho katari nyine aho katari ubwo nta ruhare rw'umubyeyi mu hazaza h'umwana. Icyo kibazo nicyo nari ngiye kubaza David. Aduhaye urugo, aduhaye umuryango usa nkaho ufite byose ngenerwa mu by'ubuzima. Kandi nanone aduhaye ishusho y'umwana wavukiye muri uwo muryango, uburyo yateganyirijwe ibizamutunga, nazigira agira ikibazo cy'inzara, agira ikibazo cy'imyambaro, kandi nazigira ikibazo n'iki na kimwe cyo kwerekeza kujya ku ishuri, kandi azava ku ishuri asanga hari ubuzima bamuteguriye. None ndibaza wa mwana wabyirukiye muri bwa buzima tutayobeye bwa hahandi tuzi, ese uwo mwana we nta burere cyangwa ntazigera ateganyirizwa ejo hazaza? Ese ejo hazaza hazaba hameze hate? Urakoze Damascene, wenda naho nari kuhagera, nari mbanje kuvuga kuri uriya mwana wavukiye mu muryango mwiza, kuko imiryango myiza turayizibaho kandi iteganyiriza abana muri ubwo buryo. Nabyo ni byiza, biba ari umugisha buriya Damascene, biba ari umugisha, sibyo Dudu? Ni umugisha kugira kuvukira mu muryango umeze gutyo. Ariko nanone ntabwo twakwirengagiza nanone imiryango ivukiramo cyangwa se tuvukiramo umubyeyi atabasha no guteganyiriza umwana we byibuze n'inote y'1,000. Babishingiye nanone nese tuvuga ngo reka tuvuge 1,000, reka tuvuge 500 mu gihe kingana iki? Mu gihe wenda cy'ukwezi. Impamvu ibyo bitagerwaho nanone uyasubiramo ako kantu kumvikane neza. Ni ukuvuga hari imiryango ishobora kubaho ifite umwana, ariko mu gihe cy'ukwezi akaba batamuteganyiriza n'inote ya 500. Birashoboka cyane. Ya saving. Ushobora gusanga majority myinshi yo miryango iranahari, kuko hariho imiryango ikenye. Ariko tukiraho ngire kambanze mbabaze ikibazo, kugeza ubu muri kumvanga uruhare, sibyo? Mbabare uruhare rw'umubyeyi mu gutegura hazaza h'umwana we n'amafaranga n'ubwo butunzi biba byahereye muri bya bitekerezo ibihese akikurera bwa burere yaguhaye, uko yagiye agutegura, nabwo ni ukuguteganyiriza. Kuko umwana abakuru bajya bavuga ngo umwana ngo apfa ngo mwiterura, ni kujya numva bavuga. Burya iyo umwana yaburiye uburere mu muryango akiri mutoya, abazayenda asaza. Iyo umubyeyi yaguteguye neza mu muryango, ugakura neza, hakiyongeraho n'ibyo bintu bijyanye n'ubutunzi. Nibyo turi kuvugaho: uburere, ubutunzi, ubushobozi, nawe buba buzakubeshaho bukazatuma ukora umuryango. Reka ngaruke inyuma ku cyo umuvandimwe yaravuze, nanjye nasa nkaho nari nkomojeho ku kijyanye n'imiryango idashobora guteganyiriza abana ngo bakorere saving. Iyo miryango irahari rwose ikennye, ku buryo gusevingira umwana babigoranye. Umwana atangira kugira nko ku myaka nk'itanu umwana yihigira umwana akabaho ubwo buzima, atari uko iwabo bamwanze, atari uko nawe yanze family, atari uko nawe agenje gute yiyanze. Niko yavutse, nuko twisanze, tukabaho ubuzima bwo kuhiga, bwo kwihigira. Ababyeyi bagaca hirya, abana bagaca hino, bagahuriza hamwe. Umwana akazarinda abo umugabo cyangwa akazarinda abo umugore, ariyo mibereho yo kugenza gute, yo kujya kugahigo. None ubwo se genda kiba still ntabwo uransubiza ngiye. Uwo mwana uba buryo nta ruhare kugeza ubwo nyine ubwo buzima ari kubaho. Yego, ngira uruhare nyine rw'umubyeyi mu hazaza. Hari uruhare umubyeyi yakoze ku mwana. Yaramubyaye, amwitaho,
amukora bya bindi byose bishoboka kuva kuri 5 ariko kuva akimutwite amezi 9 mu nda yari ari kumwitaho kurinda avuye ku mwaka kuri 0 akimara kumubyara amugeza ku myaka 5. Baburetse ukira ahubwo uzanye n'ikindi kibazo kivuga je nakwibaze se umwana atangira kwitabwaho cyangwa guteganyirizwa akiri mu nda cyangwa akiri mu myaka 5 akiri mu nda. Nanone turaza gusaba abakunzi bacu baze kudufasha ndetse n'abaduteza amatwi baze kwandika muri comment uburyo babyumva ku kiganiro numva cyatangiye kuryoha kuko Dawidi none ariko azanye n'ikindi kivuga ngo umwana akiri mu nda agomba kwitabwaho kandi nzi yuko nanone bitewe n'ubuzima bagenda batubwira ko umwana wa mugana atangira kwitabwaho agisamwa kwa kundi umwana atangira gukina mu nda ubwo ari bwo atangira kwitabwaho ariko nitwirengagije ko nanone hari n'ababyeyi bafata abana bifata nabi mu gihe batwite nabo tuboneho n'umwanya wo kubacyaha niba ushaka guteganyiriza umwana wawe ejo hazaza bitangira ukimusama aho turi kubyumva turi rwose noneho tugeze kuri cya gihe avutse noneho avukiye mu muryango ukize cyangwa ukennye dudu hari ikibazo ari kukubaza uri gusimbuka kivuga ngo mbese umwana ateganyirizwa ejo hazaza bishingiye ku bushobozi bw'ibifatika gusa bw'ibifatika gusa umwana ateganyirizwa ejo hazaza bidashingiye ku bushobozi bw'ibifatika gusa bishingiye ubushobozi bw'ibifatika burimo sibyo n'uburere aribo bya bindi wavuze imico myiza gutozwa kubaha iyobokamana kujyanwa ku ishuri kwitabwaho mu mafunguro uwo mwana izo ni inshingano z'umubyeyi twakumvikana kandi ibyo nabyo bigira uruhare mu hazaza h'umwana noneho mushatse kuvuga yuko bimwe bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito iryo somo turisanga muri Bible mu migani ngo igiti kigororwa kikiri gito ahubwo ndagira ngo tujyane muri iki kintu tuvuge ko mfite umushinga wo kubaka inzu nini ikomeye kandi ndende iki kibazo ndakibaza duto iyi nzu kugira ngo ikomere mfite igitekerezo cyo kubaka inzu nini ndende kandi ikomeye kugira ngo ibyo bintu bigereho nzahera hehe uzahera hehe yego abantu bose bubaka se bahera ku bushobozi bafite icya mbere sibyo iyo ukora umushinga wawe ubukora uhereye kwanza ku bushobozi ufite d'abord sibyo yego none wamara kubona icyavamo muri bwa bushobozi sibyo none ukareba niba ari inzu nyine ubwo urareba ahantu hatari mu manegeka kuko ushaka kwikomera ari kunsubiza nk'umuntu w'umukontabure tujya mu kibanza nyine usubiza nk'umufundi kugira ngo inzu ikomere kugira ngo zibe nziza ihera muri fondasiyo fondasiyo iri mu manegeka bo ntizigwa niyo wayubaka kandi bamaze kuvuga ko utajya mu hari ama etaje menshi tubona yubatswe ahantu twavuga ngo ahantu wahubaka ariko bagacukura bagashaka icyo bita indara hasi wayumva ariko urabizi ko mu Rwanda tugira ahantu bita ngo ntabwo ari mu miturire aho hantu niyo wacukura iyo fondasiyo iyo nzu niba bagiye kubaka ahantu reka ako kantu mu manegeka iyo nzu izakomera reka ako kantu twe kukavuge ako kantu ko mu manegeka twe kukavuga akantu ko mu manegeka tugakuremo sibyo kuko usobanura impamvu narinzanye iyo mfasha n'inyigisho nagira ngo mubwire yuko umwana kugira ngo umuteganyirize ejo hazaza bihera akiri muto akiri mu nda icyo wifuza ko umwana wawe azaba cyo icyo ushaka yuko azaba cyo wakaba ugitegura akiri muto niwe nise ya fondasiyo urashaka ko umwana wawe azaba ikirenga azaba igitangaza tegura ya fondasiyo
igihe ukimutwite. ubwo se nkazaba nk'ikire nka gute nkazaba nka dogiteri se perezida se Dawe azaba harya wavuze ko witwa ye navuze kuri Beckham azaba Beckham se David Beckham gitangaza cy'umupira w'amaguru. buriya hari ukuntu ababyeyi bajyaga kandi n'ubu barabikora ukumva nk'umubyeyi arakubwira ati mwana wanjye uzabe umuntu ukomeye cyangwa uzaba umugabo. buriya ririya jambo ababyeyi baba bakubwiye baba bakwifuriza kuzaba umuntu wigize ni ibiki kuzaba sinzi ukuntu wenda ndi bubisobanure kuzaba umuntu uhamye ufite ibitekerezo bihamye kuko umuntu ashobora kukubwira ngo mwana wanjye uzabe minisitiri ariko ejo ukazaba umukinnyi cyangwa ukazaba umuganga ariko byange bikunde nubwo ntabwo umutengushye byange bikunde inzira urimo icyerekezo urimo ni igituma n'ubundi ugera ku iterambere ryo kuzaba umuntu ukomeye. niyo mpamvu usanga babivuga batanabisobanura cyane ukumva umubyeyi akubwiye ngo mwana wanjye uzaba umugabo. muri rusange icyo ashaka kukumvisha kuri ayo mazina wari uvuze yo kuvuga ngo uzabe dogiteri uzabe umukinnyi uzabe icyamamare runaka, ibyo ni ibyifuzo bigendana n'amarangamutima y'umubyeyi ku mwana we. ariko nanone hari ikindi kintu twaherewe cyitwa uburere, kandi mu kinyarwanda bavuga ngo uburere buruta iki? ubuvuke. uburere buruta ubuvuke. ibi nabyo tujye tubisubiramo twigisha abantu imigani ya kera nk'abantu koko twifuza kubaka umuryango muzima kandi uzira amakemwa. none muri byo kuvuga ngo uburere buruta ubuvuke ni ukuvuga ngo ninga ushakamo kuzaba igitangaza ndagutegura nk'umuntu ushaka kuzaba igitangaza. niba nshaka kuzaba umugabo ndakuremamo imico. nicyo Dudu yavuze. hari ikintu kijyanye n'uburyo ababyeyi bigisha abana bakiri bato. icyambere akagukundisha umurimo. iki kintu mucyumve neza. ikintu bita iki? umurimo. baca umugani ngo umugabo arigira yakwibura agapfa. waba uri umukobwa waba uri umuhungu usabwa kwigira. iyo ndangagaciro wayikuranye rero ikubera umusingi wo kubakira fondasiyo y'ubuzima bwawe. waba waravukiye mu muryango ukize cyangwa waravukiye mu muryango ukennye, iyo wakuranye umwuka, iyo wakuranye spirit yo kumva ko ugomba kwigira, kwishakamo ubushobozi, byanze bikunze icyo ushaka ukigeraho. nicyo Dudu yavugaga ngo akiri muto ibyo bamwigishije harimo n'icyo ngicyo. hakazamo indi yo kuvuga ngo gukunda abantu no gukunda Imana. yego. ibyo bintu uko ari bitatu, nubwo wenda ari njye wari uri kubabaza nkaba ari njye ubivuze, ariko muri rusange ubashije kubigeraho numva wabaye uhaye umwana impamba izamugeza kure. sinzi abandi uko bari kubyumva, wenda baraza kutubwira ibitekerezo byabo muri komenti, ariko uburyo bwo kurera umwana, impamba wa umwana yo kumutegurira ejo hazaza, sinshingiye cyane ku bushobozi bw'amafaranga, sinshingiye ku bushobozi bwo kumuhera amashuri menshi, ahubwo nshingiye ku bushobozi bwo kumwubakira imico mbonera. kumwubakamo icyo azaba cyo umugabo w'ejo hazaza, umugore w'ejo hazaza, ukamwigisha indangagaciro na kirazira. iyo aba babyeyi bakoraga iyo nshingano nk'uko bikwiye, ndakeka twaba dufite imiryango myiza. ariko tutirengagiza ko hari n'imiryango ikiyifite ikora iyo nshingano, turushaho no kuyishima. tutarasoza gatoya reka tubanze twisegure ku bantu mwumvise tuvuga ibintu by'ababyeyi cyane. ntimutugireho ikibazo kinini. turi ababyeyi mu buzima busanzwe bwa buri munsi, turarerwa, turirera. umva turi ababyeyi ariko mu rugero rudahagije. bityo rero
ntimudutera amabuye ahubwo muze tujye inama. Turi ababyeyi bitegura kuzaba ababyeyi noneho mu buryo buhamye, kandi turashaka kuzaba ababyeyi ba nyabo kugira ngo noneho n'ababyeyi mu buryo bwuzuye muze mutube hafi, twongere umuryango mugari w'Abanyarwanda ufite ababyeyi buzuye, turere abana bafite ubumuntu. Burya iyo umuntu afite ubumuntu aba afite impamba yuzuye yo kuba umuntu, aba afite impamba yuzuye. Ubundi mu bumuntu harimo byose. Ese uvuze ibyo ako kantu Ariane, ese utekereza yuko impamvu kw'iki gihe usanga urubyiruko rumwe na rumwe bavuga yuko usanga bavuga ngo rwataye umuco ntirukigira umuco, wagize ngo babyarapfiriye babyarapfiriye mu muryango. Iyo umubyeyi atoje umwana neza akamutoza akimusama, akamutegura akimusama, wenda ibyo mbifiteho amakuru makeya, wenda ubutahinza kugira umugisha nzabibasangiza. Umwana agategurwa mu nda, akitarwaho akiri mu nda ku babyeyi. Buri umwana, umubyeyi akimara gusama umwana akamenya yuko yamaze gusama, aba agomba kumurera. Imico umubyeyi aha umwana ari mu nda, mama we ndetse na papa we, nicyo kimugira uko azavuka ameze. Buriya ntuzasame, ababyeyi baba basamye ugasanga wenda ahoze ku rutoto rw'umugabo, ahoze ku buzima bushaririye buri siterese, uwo mwana biragenda bikamugeraho mu nda. Yazanavuka akazaba ari muri za ngorane z'uburyo yateguwe ari hehe, ari mu nda. Niyo mpamvu twakunze kwibanda cyane ku kintu kivuga ngo ubuzima bw'umwana agomba gutegurwa akiri mu nda, umubyeyi akimusama. Iyo umwana yitaweho akiri mu nda, akavuka ameze neza, noneho akajyana kwitabwaho, umwana akura afite imico myiza, akura afite ubwenge, akura afite ibitekerezo, bikazatuma noneho avamo noneho umuntu ukomeye, uzagirira sosiyete akamaro. Akazasanga ari wa muntu ufite discipline, ukazasanga ari wa muntu ubasha nawe gukora akagera ku iterambere. Nubwo yavukira mu muryango ukennye, yavukira mu muryango ukize, imico yatojwe, imico yariye niyo igomba kugenza kumugira icyo agomba kuba cyo. Niyo mpamvu uzasanga urubyiruko muri iki gihe cya none usanga duhuzagurika. Ntabwo twakwirenganya, hari aho twavomye ni ku isoko y'ababyeyi. Ariko nanone ntabwo ababyeyi twabatera ibuye, hagiye abana tunanirana. Tukagarukeho ababyeyi batatwumva nabi. Iyo topic nayo ndashaka ko tuzayikoraho, uruhare rw'umwana mu rugo. Yes. Nayo ndateganya ko tuzayikoraho ikiganiro kimbitse kugira ngo mutubabarire babyeyi, tubisegureho. Ntabwo tuvuze yuko muturera nabi, ahubwo rimwe na rimwe usanga n'abana twananiranye hehe mu miryango. Ariko hari n'ababyeyi barera nabi. Hari n'ababyeyi barera buke. Nawe wibindyarye. Hari ababyeyi batuzuza inshingano. Hari ababa babizi. Nk'ibyo umaze kuvuga. Hari ababyica batabizi. Yego. Sibyo? Abo ntitwabatera amabuye. Niyo mpamvu tutarabatera amabuye bose, sibyo? Ariko hari n'ababyica babizi. Sibyo? Nkuko natwe abana hari abo tunanirana tubizi. Tukananira ababyeyi. Cyane ukananirana se, ukananira mo gake gake. Ako kwagira ngo ndi kureba nkareba Dudu. Igihuru kizavamo igihungiro ukibona, iki gihuru tugitwikire. Gake gake ariko. Ndabashimiye ku kiganiro tugiranye. Dusoza Imana ihumugisha. Murakoze cyane kwemera kuganira nanjye kuri topic ikomeye cyane. Kandi nizeye ko ibitekerezo mutanze, inama mutanze hari benshi zizafasha.
nashishikariza n'abandi bantu badukurikiranye ku materi zanyu izo zidufasha gutegura ibindi biganiro ku materi zanyu namwe mukavuga uko mubyumva uyu Dudu na David bari bafite uko babyumvaga nuko nyine n'ababyeyi nabo bafite uko babyumva hari aho batakobwe mwabwira ati mwabana mwicyo mutazi shasha baze batwegere batubwire anjye mfashe umwanya Dudu Ariane wakoze kuza murakoze David wakoze kuza turabashimiye cyane reka dushimire abari badukurikiye namwe Imana ibahe umugisha murakoze